ndagusuhuje kandi ndakwakiriye wowe wamaze gukora subscribe ku Cyambu TV. Jewe nkuko bisanzwe nge tubana buri munsi nitwa Asifiwe. Rero reka twinjirane muri iyi nkuru idasanzwe, inkuru y'amateka, inkuru nshya kuba Kristo bagize umuryango w'abakatolika cyangwa se bagize itorero rya Katolika mu isi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nababwira ko uyu munsi itorero rya Katolika ryabonye umuyobozi mushya, Papa Leo wa 14. Rero niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye, amakuru agezweho. Rero kuri uyu wa kane tariki ya 8 Gicurasi 2025 hatowe papa mushya witwa Leo wa 14. Amazina ye asanzwe ni Robert Francis Prevost, ni umunyamerika w'imyaka 69, akaba ari wa mbere waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watorewe kuyobora itorero Katolika ku isi hose. Rero amakuru y'ingezi kuri Papa Leo wa 14 nuko nkuko nayo mbivuze haruguru, amazina ye asanzwe ni Robert Francis Prevost. Izina rye rya papa yahisemo, ko buri mupapa agira izina ahitamo, yitwa Leo wa 14. Rero itariki y'amavuko ye yavutse ku itariki 14 Nzeri 1955, avukira ahitwa Chicago, Illinois, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ubwene gihugu ni umunyamerika, no Peruvienne, akaba afite imyaka 69. Umuryango we afite ababyeyi bakomoka mu Bufaransa, ndetse mama we akaba avuka mu Butaliyane, ndetse ni no mu Hispania, afite abavandimwe babiri. Rero akaba amashuri ye yize imibare n'iyobokamana muri Villanova University, Pennsylvania, yize n'amategeko ya Kiliziya Katolika. Rero ubutumwa yabaye mu ivugabutumwa, rero yabaye umumisiyoneri muri Peru imyaka irenga 20, aho yabaye umuyobozi wa seminari n'umwepiskopi wa Chiclayo. Rero imirimo ye iheruka yabaye umuyobozi wa dikastere ishinzwe abepiskopi kuva mu 2023. Rero izina rya papa yafashe izina Leo wa 14 mu guha icyubahiro Papa Leo wa 13 uzwiho kurengera uburenganzira bw'abakozi n'ubutabera. Rero ubutumwa bwa mbere yabanje gukora cyangwa se yabanje kugeza ku bantu bari bateraniye i Vatikani, nuko yabashishikarije ubumwe, amahoro n'ubutabera, ashimangira ko azakomeza umurage wa Papa Francis uheruka kwitahira. Rero yakomeje kandi avuga ko azakomeza gukora ibyo guhuza amashami atandukanye ya Kiliziya, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, no gukomeza impinduka zatangijwe na Papa Francis. Rero azwi ku izina rya Latin Yankee kubera imyaka myinshi yamaze muri Peru, aho yanahawe ubwenegihugu bwa Peru. Rero uyu Papa Leo wa 14 ni umuyobozi watoranyijwe mu mucyo n'ubushishozi, nta buhanuzi cyangwa ikindi kintu cy'umwijima kimuvugwaho, ahubwo ni intambwe ikomeye mu mateka ya Kiliziya Gatolika kubona umupapa wa mbere waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe rwose za bariya muri Amerika, akaba
mu butumwa bwe bwa mbere rero yagaragaje icyerekezo cy'itorero Gatolika rishya rishingiye ku bumwe, amahoro n'ubutabera nk'uko nabivuze. Ashimangira ko azakomeza umurage n'ubundi wa papa. Rero ubutumwa bwe bwa kabiri yakomeje avuga byinshi azagenda akora mu guhuza itorero na leta, ndetse ubutumwa bwe bukaba bwakiriwe neza n'abayobozi b'isi barimo perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump na Barack Obama wahoze ari umuperezida w'iki gihugu, ndetse n'abayobozi b'ibihugu by'i Burayi. Rero Papa Leo wa 14 azibanda ku guhuza amashami atandukanye ya Kiliziya, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukomeza impinduka zatangijwe na Papa Francis no guteza imbere ubutabera n'amahoro ku isi. Rero iyi nkuru ni amateka akomeye mu itorero Gatolika, yerekana impinduka n'icyerekezo gishya mu isi yose. Rero dukomeje nuko bimwe mu bintu byifashishwa hari Vatikani, tugiye kuvuga ku myambaro n'ibikoresho by'umwihariko bisobanura ibisobanuro by'umushumba cyangwa se umukuru w'itorero rya Gatolika. Rero mu gihe yagaragaraga bwa mbere ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero, Papa Leo wa 14 yari yambaye imyambaro isanzwe y'abapapa ariko irimo ibisobanuro byihariye. Rero hari bimwe mu byo abapapa bajya bambara birimo impeta. Rero impeta cyangwa se Fisherman's Ring, iyi ni impeta yambarwa na papa wenyine gusa, ni impeta y'icyuma icuzwe mu muringa, yambarwa na papa gusa, ariko ikaba ishushanyijeho ishusho ya Mutagatifu Petero aroba amafi. Ihagarariye ububasha bwa papa nk'umusimbura wa Petero, umurobyi w'abantu cyangwa se intumwa Petero iyo twese tuzi muri Bibiliya niko biba bimeze. Rero nk'uko Imana yatonyije Petero ikamugira ngo umurobyi w'abantu, rero ni ikimenyetso kiba kiri ku mpeta papa yambara nk'uko ari nk'umusimbura wa Petero, umurobyi w'abantu. Rero ikoreshwa mu gushyira umukono cyangwa se ku nyandiko zemewe gusa na papa. Iyi aba ari nka kashe. Iyo urupapuro rwanditseho inyandiko z'amagambo ya papa, hategwaho kashe igaragaza ko impeta ya papa, ko iyo nyandiko ari iya papa. Rero hari umwambaro w'umweru papa yambara cyangwa se white cassock. Uyu mwambaro w'umweru ugaragaza ubusugi, isuku n'ubutagatifu, bikaba ari ibimenyetso by'ukwemera n'ubuyobozi bwa Gikristo. Rero hari icyo bita mozeta itukura cyangwa se red mozeta, ni umwambaro ugaragaza ubuyobozi n'ubushishozi bwa papa, kandi itukura ryayo rihagarariye amaraso y'abatagatifu n'ubwitange. Rero hari ikindi cyitwa stora y'umutuku n'ishapure ya zahabu cyangwa se burgundy store with gold embroidery. Iyi stora yambarwa gusa mu gihe cyo gutanga umugisha, nibwo yambara iyi stora. Ikaba ifite ishusho y'abanditsi 4 b'ivanjiri, harimo Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana nk'uko bari mu isezerano rishya. Igaragaza inshingano za papa nk'umushumba w'itorero. Rero dukomeje, umusaraba wa zahabu cyangwa se gold cross necklace. Uyu musaraba ugaragaza ko papa ari umusimbura wa Kristo ku isi, kandi ahamya ukwemera kwe. Papa agaragazwa
nk'umusimbura wa Kristo ku isi. Niko amakuru dufite agaragaza. Rero icyerekezo cya papa cyangwa se uyu papa mushya, mu ijambo rye nk'uko nabivuze haruguru, yavuze byinshi ko azakomeza guharanira amahoro n'ibindi bitandukanye. Rero nuko bimwe mu bikubiye mu myambaro mishya yahawe cyane uyu mupapa mushasha, ko buri mupapa agira imyenda mishya, nuko igaragaza ko ashobora kugira icyerekezo gisubira ku muco gakondo wa Kiliziya Gatolika ku isi, ariko kandi akomeza umurage w'impinduka zatangijwe na Papa Francis. Ibi byose bigaragaza ko azaba umuyobozi uhuza umuco n'iterambere, akita ku bakene n'abatagira kivugira. Rero itorwa rya Papa Leo wa 14 ni amateka akomeye mu itorero rya Katolika, yerekana impinduka n'icyerekezo gishya cy'isi yose. Rero imyambaro n'ibikoresho yambaye bigaragaza ubushake bwo guhuza umuco gakondo n'impinduka z'iki gihe. Rero mu rwego rwo gukomeza umurimo w'iyogezabutumwa no gufasha abatuye isi. Rero nababwira ko ari byiza cyane ku bakatolike badukurikiye nonaha, nabwira ngo mwaha Imana icyubahiro ko mwabonye umuyobozi, kandi rwose ni byiza ko itorero rigira umuyobozi. Rero muri iyi nkuru amatsiko ateye cyane, tugiye gukomeza turebe andi makuru azagenda avugwa kuri uyu mupapa mushyashya, tuzagenda tuyabagezaho uko bukeye nuko bwije. Rero nagira ngo nkubwire ngo niba ariko bwa mbere ubonye Icyambu TV, kora subscribe paka dukomeze dukore share kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ku gihe, namwe muyabonere igihe. Ciao ciao.